Ngiye kwirirwaho nshuti bavandimwe, nshuti dukunda, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza aho muherereye. Imana ibiteho ibagirire neza, abarwaye Imana ibakize, abafite ibibazo bitandukanye Imana ibashe kubabera ibisubizo, kubera ko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo byose tubasha kwibaza ku buzima bwacu. Rero uyu mugoroba ndabaramukije aho muherereye mu mpande z'isi, abazagira amahirwe yo kumva rino jambo, ndagira ngo mbasabe muzabashe kurisangiza n'abandi kugira ngo rizubake imitima yabo. Rero muri uyu mugoroba amazina ni Mucuranya na Frank, benshi mumaze kumenya, n'abataratumenya bazagenda batumenya, kuko Imana yaduhaye umurimo mwiza kugira ngo dukomeze dusangize abantu ijambo ry'Imana. Rero uyu mugoroba ndabiyegereje muri kano kanya kugira ngo dusangire rino jambo ritoya, ariko uretse ko nta jambo ritoya rihaba, ijambo ryose rishobora guhindura umuntu bidatewe ngo ni rito cyangwa rinini. Rero reka dutangire dusenga kugira ngo uyu mwanya ubashe kutubera umwanya w'ingirakamaro. Uri Imana igira neza, uri Imana ivuga, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana iri hejuru, uri Imana itaginanirwa, uri Imana itameze nk'abana b'abantu. Mwami Yesu, iyo uvuze ngo yego ntawavuga ngo hoya, kandi iyo uvuze ngo hoya ntawavuga ngo yego. Uyu mwanya rero imitima yacu iratuje ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, amahanga avuge ko ruwera, amahanga asingize izina ryawe, ibyaremwe byose bivuge ko ari wowe Mana yonyine. Ibiti n'amabuye, ibiguruka mu kirere, ibiri mu nyanja bihimbaza izina ryawe kuko ari ryo ryonyine. Mwami Yesu we, rikwiye kuzamurwa. Uyu mwanya rero tugeze muri uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turasaba kugira ngo imbaraga zawe zibashe kumanuka, abazaryumva rizabashe guhindura, rizabashe kurema imitima yabo, abari bacitse intege bazabashe gusubizwamo imbaraga, kubera ko ari wowe Mana yonyine, kubera ko ari wowe Mana igihindura amateka, kubera ko ari wowe Mana uvuga bikemera. Icyubahiro kibe icyawe Mana. Uyu mwanya ngwino uganze aya magambo abashe wa Mana we gufasha ubwoko bwawe. Urakoze kugize neza, icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Bene data, uyu mwanya rero tugiye kuganira ijambo riri mu gitabo cy'Ingoma za mbere, Ingoma za mbere 4 Ingoma za mbere 4 ku murongo wa 9 haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyampa ukamumugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Iri ni ryo jambo tugiye kuganiraho. Aya ni amakuru ya Yabesi, mwese murayazi. Ni inkuru muzi cyane, niyo tugiye kuganiraho umwanya muto. Icyo nabasaba ni uko twabasha kubana. Reka tubanze turirimba akaririmbo gatoya hanyuma tubone gukomeza. Zamandirimba Yesu, vuga urukundo rwinshi rutagira akagero, urwo yadukunze amubambye ku giti ngo acungure isi yose. Wa musaraba we w'imbabazi niho nduhukira. Zamandirimba Yesu, mvuga urukundo rwinshi rutagira akagero, urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose.
wa musaraba we w'imbabazi niho nduhukira, narababariwe ubu ndumuragwa, nzimana na data mu bwami bw'ijuru we, narababariwe ubu ndumuragwa, nzimana na data mu bwami bw'ijuru we. Mana we, narababariwe ubu ndumuragwa, nzimana na data mu bwami bw'ijuru we, narababariwe ubu ndumuragwa, nzimana na data mu bwami bw'ijuru we. Mana we, narababariwe ubu ndumuragwa, nzimana na data mu bwami bw'ijuru. Imana ihimbazwe bene data, turanezerewe kubw'uyu mugoroba mwiza. Tugiye kuganira kuri iri jambo umwanya muto. Icyo nabasaba ni uko twabana. Aya ni amakuru ya Yabesi, abenshi murayazi. Ubundi Yabesi, rino jambo Yabesi ngo risobanura ngo gahinda. Yabesi risobanura gahinda. Yabesi risobanura gahinda. Aha ngaha Bibiliya yatubwiye ngo bamwise Yabesi ngo kubera ko ngo nyina ngo yamubyaranye agahinda. Ngo yamwise Yabesi kubera ko nyina yamubyaranye agahinda. Ngo noneho ngo bigeze aho ngo Uwiteka ngo bigeze aho ngo atakambira ngo Imana ya Isiraheli. Tukiri aho ngaho tutaramanuka muri aya magambo agera muri ane tugiye gusobanura yabashe gusengamo. Ubundi Yabesi nk'uko nari mbabwira rirasobanura ngo ni gahinda. Bene data, hari abantu bamwe bagiye bagira ingaruka z'amazina bagiye babita. Hari abantu bamwe bagiye bagira ingaruka z'amazina bagiye babita. Kubera ko mu mateka hagiye habaho amateka y'imiryango, wagiye usanga umuryango ugiye ufite za karande zabo, bityo ugasanga noneho bigiye gutuma bita abana amazina ataribo, amazina mbese atariyo cyangwa amazina mabi bitewe n'amateka y'umuryango. Hari nk'imiryango imwe nagiye numva bakavuga ngo iyo babita ngo amazina meza ngo babana ngo barapfaga. Ariko ndagira ngo mbabwire, mureke tugende, ababyeyi mugende mwige kwita abana banyu amazina meza. Mwige kwita abana banyu amazina meza. Hari nk'amazina amwe bagiye bita abana ugasanga babise ngo ni babapfa kurera, bakabita bya bizina biri aho ngaho bibi, amazina yayandi mabi mbese ngiye kuvuga ngo adahesheje Imana icubahiro. Tekereza nk'iryo zina ngo bapfa kurera, amazina n'ayandi menshi murayazi bagiye bita ngo kubera ko ngo bazabyara ngo bagapfusha, agahita apfa kwita umwana izina riri aho ngaho gusa, ugasanga rya zina rigiye kumukurikirana, rigiye kumugiraho ingaruka. Rero ndagira mbabwire tukiri aho, mureke ababyeyi mugende muzajya mwita abana banyu amazina meza, kubera ko izina wise umwana rimugiraho impact, rimugiraho ingaruka. Rero ndagira mbabwire mugende mwige, tugende twige kwita abana bacu amazina meza, kubera ko izina ryiza naryo rikurikirana umuntu. Ngo yamwise Yabesi kubera ko ngo yamubyaranye agahinda. Noneho Yabesi ngo ageze aho ngaho, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yabesi ngo atakambira Imana ya Isiraheli ati. Yabesi yaseze mu magambo y'ingenzi agera muri ane. Ayo niyo magambo ngira ngo tuvugeho, hanyuma muri kano kanya tuze gufata umwanya wo gusenga. Yabesi atakambira Uwiteka, aravuga ngo icyampa ukampa umugisha rwose. Imana ihimbazwe. Aravuga ngo icyampa ukampa umugisha rwose. Mu bantu bazi Ikinyarwanda neza,
inyuma ya rwose nta kindi kintu gihari, inyuma ya rwose nta kindi kintu gihari. Icyampa ukampa umugisha wawe rwose. Imana ihimbazwe. Icyampa Uwiteka akaguha umugisha, icyampa Uwiteka akivanga mu byawe, icyampa Uwiteka akakuremera amateka masha, icyampa Uwiteka akakuvubira imvura y'umugisha. Yabesi atakambira Uwiteka aravuga ngo icyampa ukampa umugisha wawe gusa. Imana ihimbazwe. Mwene data, muri uyu munsi wa none ndakwifuriza umugisha uva ku Mana, ndakwifuriza umugisha udafunguye, ndakwifuriza umugisha usendereye wuzuye, umugisha Imana itanga utandukanye n'indi migisha yose. Imana iguhaye umugisha, ibiguhaye umugisha. Muri ibyo araririmba aravuga ngo ngume umugisha wawe ngo kuko utanga ngo nta mubabaro ubamo. Imana ihimbazwe. Umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro ubamo. Imana iyo iguhaye umugisha ntayongeraho umubabaro. Imana iyo iguhindurira amateka ntiyongeraho ibindi. Umugisha wawe ngo kuko utanga nta mubabaro ubamo. Imana ihimbazwe. Yabesi aravuga ngo icyampa ukampa umugisha wawe rwose. Imana ihimbazwe. Mwene data, ndakwifuriza uyu munsi wa none Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka yivange mu byawe, Uwiteka aguha umugisha nawe ugeraho kubera abandi umugisha. Imana ihimbazwe. Icyampa Uwiteka agaha umugisha, wa mugisha ukarenga ku rwego rwo kumugisha gusa waho ngaho, ahubwo nawe ugahinduka umugisha ku bandi. Icyo nicyo nkwifurije uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, Uwiteka aguha umugisha urenge kuba guhabwa umugisha wenyine, ugere ku rwego rwo kubera abandi umugisha. Uwiteka aguha umugisha nawe ugenda ubere abandi umugisha. Imana ihimbazwe. Ndagira mubwire bene data, isengesho ritarimo inyungu y'Imana iryo ntizarifa kumvikana. Ndagira ngusabe uyu munsi wa none aho uri uze gupfukama uvuge ati wa Mana we, icyampa umugisha wawe, numara kumpa umugisha nanjye nzabera abandi umugisha. Ijambo rya kabiri, Yabesi arasenga aravuga ngo ukagura imbago yanjye. Imana ihimbazwe. Ukagura imbago yanjye. Bene data, ndagira mbabwire, ndagira mbasabire, sabe Uwiteka kugira ngo akwagurire imbago. Wewe ugirira amahirwe, wewe ugira amahirwe yo kuva rino jambo, ndasaba Uwiteka akwagurire imbago. Yabesi asenga aravuga ngo icyambere aravuga ngo icyampa ngo ukampa umugisha wawe rwose. Ijambo rya kabiri aravuga ngo ukagura imbago yanjye. Imana ihimbazwe. Ndagira mubwire mwene data, ngusabire Imana ikwagurira imbago, ikwagurira umugisha mu muryango, umugisha mu karere utuyemo, umugisha mu gihugu utuyemo, umugisha muri kontinent utuyemo, umugisha ku isi yose. Imana ikwagurira imbago, Imana yagura imbago zawe, Imana ikwagurira imipaka, Imana igukureho aho Satani yarera kuboheye. Imana ihimbazwe. Abanyarwanda nibo bazavuga ngo ihene izirisha uko umugozi wayo uresha. Haleluya. Ihene ngwirisha uko umugozi wayo uresha. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Imana ikwagurira imbago ugenda uva aho wari ubohewe, aho ngaho gusa muri ako kazitiro wari umazemo iminsi. Ndasaba Imana ya Isirayeli kugira ngo ikwagurire imbago, ikwagurire imipaka, ugende ugere kure, iguhindurira amateka, ikuremere ubuzima busha. Evazilambre de baridi nezala. Imana ihimbazwe. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none, Imana ikwagurira imbago, Imana itwagurira imbago, Imana ireme ikintu gisha ku buzima bwawe, Imana iguhindurira amateka, Imana ikuremera ubuzima busha, kubera ko ari Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga zo guhindura amateka. Ndagusabira mwene data, uyu mugoroba wa none Uwiteka akwagurira imbago, yagura imbago zawe, yagura imipaka yawe. Aho Satani yaravuze ngo ntugomba kurenga ahangaha, uyu munsi wa none ugomba kuharenga kubera ko dufite Imana. Muri ibyo ararimba aravuga ngo muhumure ngo dufite Imana ikomeye ngo idashobora kwirengagiza ngo amarira yabera. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Ibihe ntibyashobora gukuraho icyo yavuze, n'ikimenye iherezo kandi ihagaze ku itangiriro. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Ibihe ntibyashobora gukuraho icyo yavuze, n'ikimenye iherezo
kandi ihagaze ku itangiriro. Mwene data, Imana ikwagurira imbago, Imana ikunezeze, Imana ikuremera ibyishimo, Imana iguhindurira amateka, Imana igukure aho Satani yari yarakubohoye, Imana iguteza intambwe, Imana icisha imigozi y'izo za karande z'imiryango zari zaratsikamiye ubuzima bwawe utakibasha kwinyagambura. Uyu munsi wa none ndagutangariza kwaguka, imigozi icike, imbaraga z'abadayimoni zari zikuboshe zibashe gucika, wagurirwa imipaka, ugende ugere kure, ugere ku bikomeye, ugere ku byo bene wanyu batagezeho, ugere ku byo ababyeyi bo batagezeho, ugende utambuka uriya murongo utukura Satani yaciye ku muryango wanyu. Imana ihimbazwe. Yabesi ijambo rya gatatu arasenga aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye. Haleluya. Ukuboko kwawe kukabana nanjye. Mwene data ndagira nkubwire, igihe cyose uri kumwe n'ukuboko k'Uwiteka ntujye unanirwa. Igihe cyose uri kumwe n'Imana ujye ugendana confidence, ujye ugendana amahoro, ujye uryama wiziguye. Igihe cyose ukuboko k'Uwiteka. Usomye muri Zaburi 4 ku murongo wa 9 akavuga ngo nzajya ryama sinzire niziguye, mfite amahoro ntaco nikanga, mfite umutekano nguwe neza, ntuje neza, nzarya ryama sinzire niziguye, ngo kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Amahoro ntatangwa n'abakomeye, amahoro ntatangwa n'amafaranga dufite ku mabanki, amahoro ntatangwa n'ibindi byose, ahubwo amahoro atangwa n'Uwiteka. Nzarya ryama sinzire niziguye kuko ari wowe wenyine Uwiteka umpa kuba amahoro. Bene data, Imana ihimbazwe. Muri ibyo aririmba aravuga ngo amahoro ngo Yesu atanga ngo aduha ngo kurenga ngo ibibazo ngo tukabibona nk'ibitariho ngo tukagendera mu butsinzi. Imana ihimbazwe. Bene data, uyu mugoroba ndakwifuriza kugendana n'ukuboko k'Uwiteka. Ukuboko k'Uwiteka kube kuri wewe, kugendane nawe. La vare de Nesambre Grovenis. Imana ihimbazwe. Imana ibwira Gideyoni aramubwira ngo Gideyoni we witinya, genda uko imbaraga zawe zingana. Igihe cyose uri kumwe no kuboko k'Uwiteka uzubasha kugera ku bikomeye, uzubasha kugera ku butsinzi, uzubasha gutsinda ibikomeye, uzubasha kugira abandi batageze. Kubera iki? Uri kumwe n'Imana, uri kugendana n'Imana, uri kugendana n'Umuremyi. Haleluya. Abandi bazabiringira ibiremwa ariko twebwe twiringira Umuremyi. Ndagira nkubwire uyu munsi wa none Umuremyi agendane nawe, ureke kugendana n'ibiremwa, kubera ko ibiremwa one day they will deceive you. Haleluya. Ibiremwa umunsi umwe bizaguhemukira. Ndagira nkubwire uyu munsi wa none gendana n'Imana, ukuboko k'Uwiteka kugendane nawe, ndabizi kuko uzogera ku bikomeye. Ijambo rya nyuma Yabesi aravuga ngo Imana ihimbazwe we. Haleluya Yesu we. Yabesi aravuga ngo ukandinda ibyago ntibimbabaze, ngo nuko Imana imuha icyo yasabye. Mwene data, uyu mugoroba ndagira nkubwire nkwifurize kurindwa n'Imana. Imana ikurinde ibyago, Imana ikurinde ibikubabaza, Imana ikurinde ibigukomeretsa umutima, Imana ikurinde ibyago bireke kukubabaza. Ukomerere mu buntu bwayo, ukomerere mu bushake bwayo, ukomerere mu murimo wawe. Ijambo ry'Imana kavuga ngo turabo yaremye. Haleluya. Ngo ituremeye ngo imirimo myiza muri Kristo Yesu, ngo iyo yiremeye kera kugira ngo tubigenderemo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Rero uyu munsi wa none ndagira nkubwire Uwiteka kurinda ibyago, Uwiteka kurindira abana, Uwiteka kurindira umugabo, Uwiteka kurindira umuryango, Uwiteka kurindire mu kazi kawe, Uwiteka akurindire mu byo ukora byose. Uyu munsi wa none rero bene data ndagira nkubwire mugende mwige kwita abana banyu amazina meza, kubera ko Yabesi iryo zina n'ubundi ngo yamubyaranye ngo risobanura agahinda, ryamugizeho ingaruka, ryaramukurikiranye. Ndagira nkubwire mugende muzajya mwita abana amazina meza. Rero bene data, uyu munsi wa none ndakwifuriza guhindurirwa izina. Amazina mabi bari barakwise yakurikiranye ubuzima bwawe, amazina mabi, isura mbi, imyambaro mibi, ibyo byose bakwambise bigende bikuveho. Uyu munsi wa none ndakwifuriza ngo Uwiteka kuremera izina risha, Uwiteka kuremera umwambaro musha, Uwiteka kuremera amateka masha, Uwiteka kwibuke, Uwiteka gutabare, Uwiteka kwagurura imbago, ukuboko Uwiteka kubane nawe. Imana igumugisha, Imana kwagurura imbago, ukuboko Uwiteka kubane nawe, Uwiteka kurinde ibyago. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire genda wegera Imana, utakambira Uwiteka. Nubona byanze, nubona inzira zifunze, egera Imana. Imana nizibasha guhindura ibyananiranye. Umuririmbyi aravuga ngo umunsi ngo ijuru ryagutabaye ngo buzajya kwira bose babimenye, ngo bazamenye yuko ngo biba byahindutse. Mwene data, Uwiteka guhindura amateka, Uwiteka guhindura ubuzima, Uwiteka guhindura izina. Reka duhamagara Imana
turimba akarimbo gato niturangiza dusenge. Ariko ico nakwifuriza, egera Imana nizaguhindura izina, nizakuremera amateka masha, nizakuremera umwambaro musha, nizagukura ico gisuzuguro abadayimoni bagusize kubera ibyo wagiye ucamo. Ndagira nkubwire uyu munsi wa none, egera Imana izaguhindura amateka. Ijambo ry'Uwiteka rikavuga ngo ikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, abari wiringira n'abazabisoza. Ayi muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Ibihe ntibyashobora gukura w'ico yavuze, ijya imenya iherezo kandi ihagaze ku itangiriro. Ibihe ntibyashobora gukura w'ico yavuze, ijya imenya iherezo kandi ihagaze ku itangiriro. Muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana yumva, Mana iri hejuru, aya masaha ngwaye karibu kugira ngo uzugaze. Ndagushima kubwira ijambo Mwami Imana tumaze kumva, ndagushima kubw'aya magambo meza. Ni wowe Mana, ni wowe ushobora byose, ni wowe ushobora gukora ku mitima y'abantu, ni wowe ushobora gutabara abantu, ni wowe ushobora guhindura amateka y'umuntu. Tumaze kuganira ku ijambo rya Yabesi, uburyo w'Imana we yiswe Yabesi ngo kubera ukuntu mama we yamubyaranye agahinda. Ndagira nkwinginge muri uyu mugoroba w'Imana we ugenderere buri wese Mana, wumva rino jambo Mana, umuhindurire izina, umuremera amateka masa, umuremera ubuzima busha, umuhe umugisha wawe rwose Mana. Uri Imana y'ukuri, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ikora ibikomeye, uri Imana iri hejuru y'izindi Mana. Ndakwingize w'Imana we, gomorora umugisha ku bwoko bwawe Mana, gomorora umugisha ku bazumva rino jambo, gomorora umugisha ku buzima bwa buri wese uzogirirwa amahirwe yo kumva rino jambo. Ndakwingize Mana, gomorora umugisha, agura imbago zabo Mana, bagurira imbago Mana, agura imbago za buri wese. Mwami Imana yaje we, wirukane imigozi ya za karande yari yarabusha ubuzima bw'umuvandimwe bwa buri muntu wese uzumva rino jambo. Ayi kandi Mana we, vaide nos angila gashimagilariye prepare dine dable mangila carte noble masilariye. Ushoboye byose kandi ufite imbaraga zo guhindura amateka. Awini mondele sala bar division le gashimagila karia ampapartine dable mangila sombre de guerrier. Ugenderere buri wese Mana, umuhindura amateka kubera ko ufite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Yewe yuvuze yego, ntawavuga ngo ya kandi yuvuze ngo ya ntabwo ngo yego. Genderera buri wese, umuhindura amateka, umuremere sinarisha, umwakurira imbago wa Mana we, ukuboko kwawe Mana kube kuriwe, maze Mana umurinde ibyago by'umubabazi. Uri Imana ishoboye byose Mana, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana izindura amateka kubera ko ijambo ryawe rikabwira neza ngo akura uworoheje umukungugu ngo ashira hejuru umukene ngo amukuye mu icukiro. Ndagira ngo Ma, tabara ubuzima bwa buri wese, gendera ubuzima bwa buri wese, uzumva rino jambo rizohindure, rizotabare ubuzima bwe Mana, rizongere rimureme Mwami Imana ibyiringiro bisha Mana. Ushoboye byose, uri Imana iri hejuru Mana yaje we. Haleluya. Aka kanya pamagaye imbaraga zirema, imbaraga z'umuriro, imbaraga ziri hejuru y'izindi imbaraga kugira ngo wa Mana we yewe le mardenezala bribere kaile vaidenis. Gendere buri wese Mwami we, buri wese uzogirirwa amahirwe yo gutegera rino jambo, uzumutabare, uzumuremere amateka masha, ubuzima busha, imibereho misha kubera ko urabishoboye Mana. Ganza shirwa hejuru, ibyaremwe byose bivuge kuri wera Mana. Gendera bene data, abafite abarwaye, abafite ibibazo bitandukanye, uwibuke Mana, abuzuye ibishimo ubibahe, ubagenderere. Uyu mugoroba guhindurwa amateka, umugoroba kuremerwa amazina masha, umugoroba kwakira ubutsinzi, umugoroba wo kwagurwa imbago, umugoroba wo kugera kure, wo kurenga imipaka. Yewe baba avile gariye. Habwa ikuzo kukuri Imana, habwa ikuzo kuri Imana ivuga, habwa ikuzo kuri Imana izura. Buri wese Mana umwagura umugendere mutabare, umuremera amateka masha, umuremera izina risha, umuremera imibereho misha Mana. Abo ubuzima bwari bwanze, ndakwingize Mana kugira ngo wibuke ubatabare Mana, ubaremera amateka masha, ubaremera ubuzima busha kubera kuko ni wowe duhungiyeho, ni wowe duhungiyeho, ni wowe bwisho bwacu Mana yashwe, ni wowe Mana shingiro ryo kubaho kwacu Mana. Tugenderere tubera Imana, wibuke buri wese, abarwayi bakize,
abarwaye indwara izo ari zo zose ubatabare Mana we. Oh haleluya, ababuze ababo nabo ubibuke, ubatabare Mwami, ubagenderere, ubakomereze mu buntu bwawe Mana, ubahe gukomera muri situation igoye. Urakoze Mana, komeza wiyerekane kandi uganze ishobora kubishyira n'iteka ryose. Amen. Urakoze bene data, tubifuje umugoroba mwiza. Uwiteka akomeze abiteho, abagirire neza, turabakunda. Ni Evangeliste Mushuranya na Frank. Imana ikomeze ibiteho kandi bagire neza. Murakoze cyane.